Byiza wakoze subscribe kuri Nyayo TV show, naho turakora subscribe iki ngiye cyo kuba wakora subscribe kugira ngo ubasha kubona ibiganiro byacu tugenda uploadinga byacu bya buri munsi. Uyu munsi rero murabona ko nagarutse ndi mushyashya, nubwo ejo ntabahaye video, ariko ndabashimiye ko mwihanganye. Ejo nagize akazi kenshi cyane bituma na uploadinga video imwe, ariko nizeye ko mwayibonye kandi ndabashimira abayirebye mwese ndabashimira. Imana ikomeze kubahereza imigisha myinshi. Uyu munsi rero nanone turagarutse ku imihanda nayo iriho ibintu byinshi cyane, dusubiza abanyarwanda ndetse natwe turi state. Ndabashimiye cyane kuko hano muri Amerika niko tukibyuka. Ndabashimiye. Uyu munsi rero ndagira ngo tuganire ku musore wacu Yago, cyangwa se umuhanzi cyangwa se umunyamakuru kura ko yagiye akora imyuga myinshi cyane igiye itandukanye. Abantu benshi cyane bagiye bamumenya mu itangazamakuru, cyane cyane ho yaje kwamamarira. Yagiye akora mu itangazamakuru bigiye bitandukanye, aho yagiye akora kuri TV1, Radio 1, amateleviziyo menshi cyane agiye akora ndetse n'amaradiyo. Uyu munsi rero muri 2020 nibwo yaje gushinga channel ayita Yago TV show. Hanyuma rero Yago channel yegenda yongoka abantu benshi cyane, kugeza ubwo ndakeka ubu ngubu bimaze kugira mu 580 na bangahe, hafi mu 600. Urumva no umubare mwinshi cyane. Mu gihe cyashize rero Yago Pondate murabizi ko yaje gukora yaje kwinjira mu mwuga wo kuririmba cyangwa se gukora ibihangano, aho yakoze indirimbo yita Sobeje, aho yanamuretse album yiwe ayimurikira hariya muri Kigali, aho igitaramo cye cyari cyitabiriwe n'abantu benshi cyane bagiye batandukanye b'ingeri zose. Yewe wari umwana, umufana, umukecuru, umusaza, urubyiruko rwari rwitabiriye kiriya gitaramo. Hanyuma rero mwakira gitaramo yaje kubonamo impano zigiye zitandukanye nyinshi umbe ngo nyinshi, kuko yabona umunyamakuru kandi akaba n'umuhanzi, umusore mwiza cyane uririmba abantu bagatemba amara. So hari company rero yari yaje kumwemerera ikibanza. Iyo company bayita Rio Marshal, yamwahaye ikibanza. Hanyuma rero ikibanza aragihabwa. Hanyuma rero abantu benshi cyane baza kuvuga ngo ikibanza yahawe ntabwo yagisubijwe. Mu by'ukuri rero ikibanza ndakeka ko uyu munsi aribwo yagihawe, uyu munsi yagishyikirijwe. Hanyuma rero yagishyikirijwe na company rero yakimuhaye Rio Marshal. Ndashimira team y'ira company kuko uyu munsi yakoze akantu gakomeye cyane, kuko yashohoje ibyo yari yemeye kandi ni ibintu byashimishije abantu bose. So nshimira rero abantu bose babyize nk'uruhare kugira ngo kira kibanza gihabwe uwo cyagenewe, dore ko byari byabaye nkaho bisakuza byagiye hanze. Yago yavuze ati se company yatwemereye ubutaka mu mujyi wa Kigali kwitabisoje tasoje ibyo yadusezeranije. Abandi ati company irabeshya iki n'ibiki. Company ati nayo ntabwo ari twemeye ikibanza. Ariko uyu munsi ndagira ngo nshyimirira team ya Rio State Marshal Rio State, ndayishimira cyane kuko yasohoje ibyo yari yemeye, kandi ni mu gikorwa cyiza kandi ni igikorwa umuntu wese atapfa kugeraho. Ariko ndabashimiye, Imana ikomeze baduhe umugisha. Rero mu by'ukuri rero ndagira ngo nshimire umuntu wese wakoze subscribe hano kuri Nyayo TV show. Nabasezeranyije ko amakuru mutabonye hano muzajya muyabona kuri Nyayo TV show. Ndagira ngo rero dushimire umuryango utari mutoya ukomeje kudukurikira no kudutiza ibitekerezo. Ndashimira cyane abantu bakoze subscribe, abantu bakoze share and comment, hanyuma rero bakaduteza imbere. Erega ushaka wamfasha uyu munsi nkeneye support yanyu, kubera yuko ntawamenye uko ejo bizameze. Ejo ushobora kuba wowe wagezweho, nanjye nkagufasha. Niyo ntagufasha ngafasha undi muntu, byaba byiza kurusha. Ndabashimiye rero cyane kubera ko mwadutisha umwanya wanyu mukaza mukabana natwe. This is Nyayo TV show. Amakuru yose utabonye ahantu uzajya yabona hano. Mbibutsa ko uyu munsi wose ngomba ku uploadinga video saa 12. Abankurikira mwese mukabona video, hanyuma mugakomeza kuryoherwa. Ndabashimiye cyane rero. This is Nyayo TV show. Ciao ciao.